Abantu basoma ibitabo bitagatifu bazi ko Imana yaremye Adamu na Eva cyangwa Hawa. Aho yabanje kurema Adamu imuremye mu gitaka, nyuma iza kumusinziriza ubuticura, ariko yiciye nyine imuvanamo urubavu ikoramo umugore we ari we Eva. Ugendeye kuri ibi bitekerezo bibiri rero, nubwo wenda bitandukanye, ubona ko n'ubundi umugabo n'umugore bataremwe kimwe, niba wizera ukaba wemera. Ibi si byo dushaka ariko kuvugaho kuri uyu munsi. Byo tuzi ni uko umugabo n'umugore bariho, aho bakomotse ntago ariho hangombwa, gusa nacyo hari igihe umuntu akifashisha kugira ngo agaragaze ko umugabo n'umugore bataremwe kimwe, bityo rero ko n'imiterere yabo iba itandukanye. Uyu munsi rero mu kiganiro cya none tugiye kurebera hamwe bimwe mu byo abagore bakwiye kumenya ku bagabo. Ndagusuhuje rero mwifuriza kugubwa neza. Nitwa Isabelle Dusengimana. Ibyo abagore bakwiye kumenya ku bagabo, icya mbere ni uko abagabo bakunda ko ubafata uko bari. Yego, abagabo ni abagabo nyine, si abagore. Ntibatekereza kimwe n'abagore, ntibaganira kimwe nabo, ntibasabana nkabo. Ibi ngibi wabihakana se? Umugabo imitekerereze ye akenshi iba yibereyemo ibintu nyine bisa nk'aho atari ibya hafi aho ngaho, ariko umugore ibitekerezo byo usanga nyine bigaruka hafi aho ngaho ku bana, ku byo ari gukora n'ibindi byinshi. No kuganira uzabona ko umugore bavuga ko amagambo aba yabaye menshi, ariko ku bagabo akaba make. N'ingero muri make rero, we mugore ntuzumve ko umugabo ashobora kuba nkawe, oya, ahubwo umufate uko ari, ni umugabo. Nubwo wenda ngo hari imvugo ivuga ngo amafoto y'umugabo nibwo buryo bwe, nubwo wenda utayishyigikira, ariko burya iriya mvugo irashimije kandi hatse byinshi. Ibyo umugabo azakora nyine azabikora kuko ari umugabo, bityo n'umugore nyine abikore nk'uko ari umugore. Icyo ni icya mbere. Menya ko abagabo nyine n'abagabo, ntabwo ari abagore. Baratandukanye mu mitekerereze, mu miganirire, mu gusabana kwabo n'ibindi bitandukanye. Icya kabiri, bakunda ko ubiyereka nk'umugore. Ndatanga urugero, hari abagore bamwe na bamwe bagira imico n'imyitwarire bya kigabo. Ibi rero abagabo ntabwo babikunda, kuko ubwo nyine byaba nko kubana cyangwa se gutereta undi mugabo. Ntabwo babikunda, ntabwo bashaka kubiyereka nyine nk'umugabo, biyereke nk'umugore. Kandi uretse wenda nk'abatinganyi, naho nta mugabo utereta undi, ariko wowe mugore yereka umugabo mu ishusho nyayo ya kigore. Witware nyine uko igitsina cyawe kiri, we kwigira umugabo, we kwigira umuyobozi w'ikintu runaka, kandi wenda hari umutware wabyo. Ugomba kwigaragaza nyine nk'umugore. Ikindi noneho, abagabo bakoresha ibikorwa mu kwerekana urukundo. Nubwo amagambo meza barayazi, bakanayakoresha, ariko burya umugabo yumva ko yakweretse urukundo iyo hari icyo yagukoreye. Iyo hakonje agutiza ikoti cyangwa umupira yari yambaye. Iyo mujyanye cyangwa se iyo mujya cyangwa muva mu modoka, uzabona ko agukingurira urugi, cyangwa se agufungurira isutiye mu gihe muri nko mu cyumba, azagufungira imishumi y'inkweto. Ibi bikorwa byose n'utundi duto tudasaba amafaranga, ni bimwe mu byo abagabo bakorera abo bakunda. Burya nimunasohokana uzarebe uko akwitaho, ukuntu akwitaho, ukuntu aba ashaka ko nta cyaguhungabana, agukururira intebe ngo wicare, akagusukira mu kirahure. Utuntu nk'utwo ngutwo nyine tugaragaza ko abagabo bakoresha ibikorwa mu kwerekana urukundo. Ni gake cyane uzasanga wenda mwasohotse umugore akaba ari ujya gukururira intebe umugabo, ahubwo umugabo niwe uzibwiriza akabikora. Yaba wenda ahantu mwicaye hari nk'izuba akakubwira ukava ku zuba, kandi wenda we wakabyibwiye. Icya kane, niba aguhaye cyangwa se agukoreye ikintu, shimira gusa. Ashobora kugusohokana akakugurira, bivuze ngo nawe uzamugurire, oya. Niba agusukiye mu kirahure ntibivuze ngo nawe bikore, oya. Ahubwo we mubwira uti urakoze, mushimire. Nushaka wongereho unamusome ku itama cyangwa se ku munwa, bitewe wenda n'ahantu muri, cyangwa se bitewe n'urukundo mufitanye, cyangwa ntakubangukiye. Bizatuma n'umutaha yishimira kugira icyo agukorera, kuko wamushimiye. Umugabo rero buriya ntakunda umuntu umugaye gato yamukoreye. Hari ushobora kutabiha agaciro ibi ngibi bitewe n'uko wenda amenyereye cyangwa se uko witereye.
kukwereka ko ibyo agukoreye utabishimye cyangwa ntacyo bivuze ni bibi cyane, bimuca intege. Gato agukoreye gashimire, wikagaya. Niyo yagutekera akabijandika cyangwa se ugasanga umuceri watemye cyangwa se wibinenga, buriya ntakaba atagize. Ubutaha azongera gutekera, ariko ni umugaya, ubutaha ntabwo azajya mu gikoni. Niba wiyemeje rero gufura, cyangwa se uwo mugabo yiyemeje gufura akabifura ukabona yabipfubije, wimwereka ko yakoze ubusa, wimwereka ko yabipfubije ngo umunyege n'ibindi byinshi, ahubwo binyuze mu zindi nzira, aho atarangije nawe uharangize. kuko iyo umunenze ikindi gihe wazamusaba ubufasha akazakubwira gushaka karana ingufu. Shima rero agato agukoreye, wikagaya. Indi miterere rero y'abagabo ni uko nagusohokana utamubwira aho ushaka. Niba ari ubwa mbere musohokanye akakubaza aho ushaka, wibwa muri uwo mutego nyabona. Akenshi abikubwira ashaka kureba urwego urimo cyangwa se wishyiramo, wamenye kuko niba mwanashobokana, mubwira uhitemo ahamworohereye. Wenda nimumara kumenyerana uzabone kumubwira uti wenda hariya harahenze cyane cyangwa harakabije guciririka, bityo muzabyumva kimwe kurenza kubimubwira mukimara kumenyana, kuhita umubwira ngo njye nshaka gusohokera nga oya, uwo mwanya wihangana umuhe. Nakubwira ati nshaka gusohokana urashaka hehe, mubwira uti uyu munsi mwangenera kugira ngo nanjye ubutaha. Gutyo nyine urebe imvugo bikoreshamo. Erega buriya kugusaba ko musohokana benshi bibanza kubavuna, akibaza aho muzajya, ibyo muzarya cyangwa se muzanywa, amafaranga bizamutwara. Rero kumwongerera imvune mubwira aho ushaka, ugasanga nyine n'ibyo yari yateguye ntaho bihuriye, byaba ari ukumwangiza. Ikindi, abagabo ntibakunda kubabaza ahahise habo mu rukundo. Hari igihe umugabo ashaka umugore cyangwa se baba bari gukundana, agashaka kumenya icyatumye atandukana na nyirakanaka, mukakanaka, ariko burya byaba byiza urindiriye we, mu gihe abona ko ari ngombwa akabikwibwirira. Kumubaza aho batandukanye, ibyo bapfuye, babibona nko kubasubiza inyuma. Ganira ibirebana hagati yanyu n'ibyo abandi akunda cyangwa se yakunze, bimurekere. Ni byinshi, hari ibindi tuzagenda tuvugaho, ariko ndabashimiye, mbifurije kugubwa neza.